Mbere yuko dutangira neza kino kiganiro ugiye kubanza wumve kamwe mu dusene Yanga yasobanuye kari muri filime The Medallion. Jackie Chan barimo kwirukankana uyu mugabo ari we Giscard ashaka kumukora hamwe mu makuru y'umudari baba barimo gushakisha. Hey, yewe harugashyize ushikirete kumene rwaro rwasira azi mu bushinu. Rwaro mubonye rurikanga baherukana mu rusengero dore ngo bakubitanye W. Yewe badokara kwama yakaruriho yarubonye abari bo bashimusa kandi bastade baherukana muri Hong Kong. Yewe yo nigga ndagucitse man. Yewe baherukana muri Hong Kong. Yewe dore uruzingo rw'umwojo ruri hano ndakubwiye yewe inzingo imana yewe imana izagufasha ntuzabyibuka dore ukuntu uruzingo rucika dore urundi ruzingo ruri inyuma ndakubwiye yewe rufite ingurukuru yewe dore urundi ruzingo rw'umwojo yewe sorry bamwereye kwa Faustin ku muhanda Faustin umuhigi amacupa ya Faustin imana ishimwe nacyo yewe Ako gaseno umaze kumva nuyireba iyi filime The Medallion uzakabona neza gatangira ku munota wa 30. Yanga ni umwe mu bantu twagize ahangaha mu Rwanda bageze ku gasongero mu gusobanura filime. Mwako gaseno umaze kumva ni agasene ko kwiruka ariko wumvisha igikabyo Yanga yagasobanuranye agashyiramo na details zose wahita kugashushanya mu mutwe wawe. Uziko se Yanga hari abantu basibaga ishuri bakigira muri The One bagiye kwirebera filime ziwe. Iyo byageraga kuri filimi z'inshinwa cyane z'abashawurini cyangwa filimi z'iminde Yanga yakoraga ibintu abanyarwanda batazigera bibagirwa. Muri kino kiganiro tugiye kureba ubuhanga bwa Yanga muri filimi yagiye asobanura tugende twifashisha n'ingero za record ziri muri izo filimi. Ku musozo w'iki kiganiro turaza kukubwira amakuru yo muri sinema bishoboka cyane ko utigeze umenya tunakubwira filimi ushobora gushaka aka kanya ukirebera muri iyi weekend. Hari abantu benshi barimo kutwitirira ku rubuga rwa Facebook ubundi Facebook yacu yibwirwa nuko yanditseho isumogari irimo n'ibirango byacu. Iki kiganiro kirekire cya YouTube nanubwo tujya tugishyira kuri Facebook cyangwa TikTok ubwo nukibonaho uwo muntu azaba yatwiyitiriye. Dore iyi filime urimo kureba bayita Yehidil yasohotse mu 2003 iri mu bwoko bwa romantic and drama kandi iri no mu rurimi rw'Igihindi. Iyi filime bwa mbere abanyarwanda bajya kuyimenya yari isobanuwe na Yanga kandi yari ifite storyline y'umuhungu Lavi n'umukobwa Vasu baza gukundana ku ishuri. Aba bantu kari babiri wumvute baba baturuka mu miryango ibiri itandukanye ku kigero kiri hejuru dore ko uyu Lavi Pratap Singh abaturuka mu muryango w'abakire se aba ari mu businessman. Uyu mukobwa Vasu we abaturuka mu muryango uringaniye dore ko se abatunzwe no gucuruza amata. Uyu Lavi amasomo barimo kugenda mucanga bikaza kurangira uyu mukobwa Vasu arimo kumwigisha ahangari nabo baza gukundanirana. Se wa Lavi aza kumenya ko umuhungu arimo gukunda umukobwa wo mu bakene akaza kohereza umupolisi kugira ngo ajye kwihanangiriza iwabo wa Vasu kugira ngo batazongera no kubitekereza. Aha hantu Mitwa ya Adavu arahakubitirwa cyane bikaza kurangira yihanangirije umukobwa wiwe kadashaka kuzongera kumva inkuru yiwe n'uwo muhungu. Umukobwa wiwe nawe kumuhima aza gupanga na Lavi bagahurira ku irembo isa arimo kumureba umva ukuntu kano gasene Yanga yagasobanuye. Gonze Jusi ubona nyirasenge barakwereka agakobwa bukiye mu gitondo ihene nazo bazi kuzikama bo ntibakina barazikama akagakamwa litiro uyu munsi ejo kazisumburaho dore muzeyi yewe yiboroshesha igiti barashaje abandi bateye imbere baracyari inyuma ni wabo umukobwa tize bazirira ku duti ku nkoni ziziragira kumviriza neza hariho niryavuze ni mu muryango kumbe Lavi yari yaparitse hanze dore agasuzuguro yewe dore agasuzuguro uyu nanjye twiyunze ni papa aho bukerana ry'indi mihini polisi zikumuyora polisi iraza ikayora muzehe wokereho cy'igikobwa cye kandi abizira kubi Yanga iki gihungu. Niba nanone wabyumvishe neza iyo Yanga yabaga arimo gusobanura filimi ziwe yashyiragamo ibintu by'ibikabyo byinshi agasobanura buri detail ku buryo wumvaga ari ibintu biryoshye cyane. Nk'ubu muri kano gaseno umaze kumva avuzemo umuntu urimo gukama urimo guterura icyuma n'utundi tudetail twose tugiye dukenewe. Ibi byose Yanga yabikoraga nta pose arimo gukora akamenya gusoma buri reaction y'umukinnyi wese uri muri ako gasene kandi akavuga neza ibintu wagira ngo uwo mukinnyi arimo gutekereza. Ibyo byajyanaga n'ijwi rye ryari rizwi cyane n'abanyarwanda kandi rinakunzwe agahuza na storytelling yiwe maze agakora ibintu abanyarwanda batazigera bibagirwa.
hari mukuru wanjye dukunda kwita boss yigeze kunera story z'ukuntu muri za 2006 kuzamura ukuntu bagendaga basiba ishuri bakajya kwirebera filimi za Yanga. Uzi filimi z'Inyamerika zabaga zakozwe na Yanga ahanini zivuga ku ntambara cyangwa filimi z'inshinwa cyane cyane zavugaga ku bashawuriri. Muri ibyo bihe Yanga yahaye abanyarwanda show biza kurangira n'abandi basobanuzi bari bariho barimo kugenda bamwigana. Iyi filimi yo urimo kureba bayita Wilson Mill yasohotse mu 1984 iri mu bwoko bwa action na comedy. Abanyarwanda bajya kumenya iyi filimi ni Yanga wari wayizanye kandi ifite abakinnyi batatu b'ingenzi aribo Jackie Chan, Sammo na Yuan Biao. Mu gutangira kwa iyi filimi yerekana storyline y'abasore babiri aribo Thomas na David baba bibera mu gihugu cy'Ubutaliyani. Baba babaho mu buzima buri civilize. Thomas asa nkaho ari umuntu w'umunebwe ariko David wasa nk'umuntu ufite courage. Umva ukuntu mu gutangira kwa iyi filimi Yanga yayisobanuye. Yuan Biao sinzi ikigambo gasataho cyavuye. Nirwa pipi rwagiye rugahimbira ngo yitwa gashatsi. Ntazi no gusoma Jackie Chan. Abura bwakeye cyane. Izavumba nibusubuye ukomeye. Mufate umwaka w'umugabo. Imyaka y'imigabo nimibishawura gafatwa n'umugore wapfa kuyikura. Ikigabo kombe dore barara mu byumba bitandukanye kiragize ndutse kimukomanga kanguka ni hamwe nuko bashyizemo inzugi ebyiri. Ko busubuye ni igihe cyo kujya ku jobu banza gukora utuntu tw'udusiporo aho ngaho. Uru rusa naho runebwe cyane kurusha iyi. Hayiwe fata cyabanje gukanga kakakirije gushabuka. Iki ni ikinebwemo cyane. Hayiwe Mbere yuko twanariza ko gasene umaze kumva hari akandi gasene muri iyi filimi aho Thomas na David baza gucumbikira umukobwa Sylvia bikaza kurangira bibye. Uyu Sylvia aza kugaruka mu nzu ya David na Thomas, hanyuma Thomas agahatireza David mu kumubaza ahana amafaranga yabo yayatwaye n'impamvu yatumye abiba. Uretse wumva ukuntu kano gasene Yanga yagasobanuye ubundi tugaruke tukavugaho. Hey, you want to ask her? Well, I think it would be better coming from you. Me? Byose bituruke muri wewe ko gena gatutse kare kauza kanyumva na kisi ndaya na kisi iki byose amacuhu ubwangati ari wowe ukabaza. Go on. Komeza ukabaze. Niko uzuko kwita umushita. Niko. Ninga ya David Bay. Want a drink? Shaka gicho kunywa. Mine, please. Nta kibazo. Hey, I'll get it. We yiza mubaze wo kapfa wo byacho yabishize wo kanyagwe. Mubaze bastard. Mubaze byacu. You slept here last night. And this morning, we found the... Izo sene zose nimba wazumvishe Yanga yari afite storytelling iri ku rwego ruri hejuru ku buryo hafi kimwe cya kabiri cy'ibintu byose yavuzemo yagiye abyongeramo. Ibi bintu birimo ubuhanga ku kigero kiri hejuru. Nawe uzafate filimi wenda kugira ngo wigane nka Yanga usobanure uri ukuntu bigoranye. Noneho ibyo byose ukabikora muri sene harimo abantu batatu barimo kuvuga kandi bihuta ukabasha gusobanurira buri reaction. Reka noneho tubanze tujye mu makuru ya sinema ushobora kubutaza. Series ya Vikings season ya 4 episode ya 15 niho Ragnarok Block yitabira Imana. Mu rupfu rwa Ragnarok Block warabibonye kapira mu cyobo kiba kirimo inzoka nyinshi. Ndamutse nkubwiye ko isene bayishutinze byanyabyo se wabyemera. Uyu mugabo kina role ya Ragnarok Block amazina yiwe bamwita Travis Fimmel yavukiye mu gihugu cya Australia. Igihugu cya Australia ni kimwe mu bihugu bya mbere ku isi bibamo inzoka nyinshi kandi abaturage baho abenshi baranazimenyereye babana nazo mu buzima busanzwe. Uyu Travis mu gukina kano gasene baragiye bamushyira muri kino cyobo cyari kirimo inzoka zirenga 60 ariko zose nta nimwe yari ifite ubumara. Izo nzoka nta nubwo zajyanaga ariko nubwo zitajyana sinzi ko ari umunyarwanda wagukirira iyi sene akagenda akaryama mu nzoka zirenga 60 zose zimugendagendaho. Kuriya kuntu wabonaga inzoka zirimo kumuruma ari n'iza Venomius biriya bintu byose byari biri computer generated. Filimi wakishakira muri iyi weekend ukayireba mu gihe waba utari wayireba nge nagushimira iyi Send Help. Ni filimi iri mu bwoko bwa horror na comedy zimwe muri filimi zidakunda gusohoka cyane. Nuyireba uzabona inkuru y'umukobwa Linda n'umusore Preston bakora impanuka y'indege hanyuma bakisanga ku kirwa bakarwana no gusurviving. Ikibazo nuko bose baba bafite imyumvire itandukanye, umwe agashaka gukomeza kwibera kuri icyo kirwa undi agashaka gusubira mu buzima busanzwe. Kugeza ubu bimaze kwinjiza miliyoni 94 z'amadolari kandi mu kuyishutinga bakoresheje budget ya miliyoni 40.
uwo twabanye muri kino kiganiro ndagushimiye cyane.